Yes, bakunzi ba Eagle TV turabasuhuje nanone tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose, abari mu mpande enye z'igihugu, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiwe kandi namwe aba diaspora mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu tugira ngo tuze kuba tuganira nawe. Turabasaba kuza kudukurikirana ndetse kandi mwibuke gukanda subscribe, share, comment kandi tujye tubana umunsi ku munsi. Turakwakiriye. Amakuru ni meza. Meze neza Cyane. Ko mura nta vibe ufite se? Oya ntago uko ntazifite. Urumva umeze bon? Cyane. Okay, watangira rero wibwira abakunzi ba Eagle TV amazina yawe. Amazina yanjye banyita Umwiza Natasha. Natasha. Yego. Okay, Nata. Harya utuye? Nuye mu murenge wa Bumbogo. Utuye Bumbogo. Okay, Natasha rero twarahuye atubwira ko hari ubuhamya afite ashaka gusangiza abadukurikirana, kwa kundi tubabwira ati waba ufite ubuhamya, waba ufite ikintu cyose waba ufite ushaka gusangiza abantu wumva ari cyo cyagirira umumaro muri societe, turakwakira ukababwira. Nata rero tuguhaye ikaze kuri Great TV, wumve kuri mu rugo. Murakoze. Turagira rero utangire utubwire ubuhamya bwawe kandi ukomere. Yego. Ngaho tubwire. Ubuhamya bwanjye, mama wanjye yambye afite imyaka 15. Ambyarana n'umugabo usa nkaho yarakuze, ako mugabo yari afite urugo, ntago yigeze afata inshingano nk'umubyeyi ngo anyiteho. Yarazihunze aragenda, mba mu buzima bwari bungoye kandi bwari bunkomereye. Ngize imyaka 4, mama wanjye umbyara mu nda agira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ku myaka 4. Kugeza na n'uyu munsi mbana na nyogokuru, tuba mu buzima nyine usa nkaho butoroshye, ariko Imana ibana natwe muri byose. Tukabura aho kuba, tukabura ibyo kurya, bumwe nkajya ku ishuri ntariye ngiye na mukuru wanjye. Ubuzima nyine burakomera pe. Ahandi wumva ko Imana ari y'abandi atari yawe. Ubuzima bwari bugoye, hahandi nyirinza avuga ngo ntago nacumbikirira abasazi. Ahantu hose wajya bakakubwira ngo wowe uri umwana w'umusazi, uri umwana w'umusazi, kandi ayo si amagambo meza abantu bagakwiriye gukoresha pe. Akomeretsa abantu bafite ikibazo nk'icyacu, kuko bituma muri societe n'ahantu twumva twifuza kuba twaba, ikiruta byose ari uko twakipfira kuruta ko bakomeza kutubwira ayo magambo, kandi ntago tuba twarabigizemo uruhare, kandi nta nubwo ariko twanze ababyeyi bacu kuba barwara kuriya. Kugira ngo bo nk'ababyeyi batubere ababyeyi, kuko babona ikibazo tugize baradutererana. None se Nata, turagira ngo wenda tubinyuremo gake gake, uri kubyihutisha cyane kandi ntago nshaka ko ndagira ngo tubivuge gake gake. Waruvuze ngo ku myaka 4 nibwo umubyeyi wawe yaje kugira ikibazo. Muri iyo myaka 4 wabaye he? Ese wakuze gute? Uba kwande kugeza n'ubu? Nyine tangira ugenda ubitubwira gake gake. Ku myaka 4 nari ndi kumwe na nyogokuru. Kugeza na n'uyu munsi niwe tukiri kumwe. Yego. Yego. Wabanaga na nyogokuru. None se mama wawe yagumye aho ngaho, ntago mweze mujya wenda kumuvuza cyangwa se ngo mubone wenda ubundi bufasha bwa leta bwo kuba bamuvuza? Twaramuvuje, amafaranga agera dushiriraho. Ubwo uwitwaga papa wawe we yahise atase ako kanya? Data yanaye nkikiri umwana. Yagutaye ukiri umwana. Noneho ubwo n'umundi mama yagize icyo kibazo, abana na nyogokuru. Yego. Barabanaga. Yego. Noneho umukecuru urumva yarakuze. Mu buzima bwo mu myaka 15 10, umukecuru abashaga kuba yajya gukora mwese akabatunga, cyangwa nyine tubwire in deep uburyo mwabagaho? Mama mwaryaga bigenze bite? Mama yazunguzaga gataro
cyangwa njye na mukuru wanjye akaba umwe mukuru wo kwa mama wacu, nyine niwe nita mukuru wanjye kuko niwe twakuranye, nimufata nk'umuvandimwe wanjye. Akaba avuye ku ishuri tukajya kuzunguza avoka kugira ngo tubone uko turya. Nuko nguko. Ubwo mu buzima bwo kuzunguza mama we yagize icyo kibazo yarabikoraga n'ubundi. Happy mama njye ntabwo yigeze abikora ibyo. Sinarinze akazi. Urumva ntiwari unabizi, wari ukiri muto cyane. Ariko ntabwo yigeze azunguza. Kwiga se watangiye kwiga uriga uza kubihagarika cyangwa byagenze bite cyerekeye no kwiga? Kwiga narize, mama wanjye abyaye abana. Afite n'icyo kibazo. Abyaye abana, urumva ko ubuzima bwawe bumpaye urugendo rurerure nkwiriye gukora. Narize nkajya bumwe njyayo ubundi singeyo. Ndashaka ko wirekura ukavuga ukatubwira A a Z. Tubwire, sinzi impamvu uri gushaka kubisimbuka kandi nzi ko ari story ndende. Tubwire nyine wumve ko wawe uri nko kuganira n'umuntu mwicaranye bisanzwe ukamubwira ubuhamya bwawe. Wumva utuje kuri wowe. Sibyo? Bivuge neza nyine ku buryo bitwara nk'iminota 20 uri kubivuga. Ntugende ubisimbuka, bivuge neza wumva utuje gake byahenze gutya nabagaho gutya mu maturanyi naryaga bimeze bite. Ndashaka kubimbwira muri ubwo buryo. Ubuzima bwanjye, nyogokuru wanjye yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo tubashe kuba twarya. Yego. Yaba ari ikiyede yaragikoraga, yaba ari ugukotera akabikora, yaba ari ugufurira abantu akabafurira kugira ngo twe tubashe kurya tunabashe kwiga. Yego. Ubumwe bakatwirukana ku ishuri. Wigaga ku kihe kigo? Nigaga EPI Kibagabaga. Ubwo ni naho mwari mutuye se? Twe duteye hano Nyagatovu. Nyagatovu hariyo ubwo epfo gutya. Niho twari dutuye. Mukajya Kibagabaga. Tukajya Kibagabaga. Primaire hariya barishyuza cyangwa ntabwo hari muri primaire? Nishyuraga ngahe? 300 cyangwa 500. Akihiringa akayabona. Umwe akayabona ubundi ntayabona. Yego. Noneho hakaba hari n'igihe byanze tukabona ko tutari burya. Bumwe tuva mu buzima bwo gutura ahantu haba abantu tujya kuba ahantu mu bihuru bya Kibagabaga basenye, habaga ibiti by'imigano. Aho hantu naho twarahishyuraga ntabwo twahabiraga ubuntu. Ako ntabwo ubuzima bwaho bwari bumeze neza. Twabashaga kuba twarara mu bihuru kandi tukishyura ubutaka kuko twaburayeho. Hano hose bari baratwirukanye kubera ikibazo cya mama afite ikibazo mu mutwe. Yego. Impamvu ntafataga mu ishuri ntumvaga n'ubundi bitandimo nuko n'ubundi mu ishuri abanyeshuri bansererezaga nkibaza n'ubundi cyatuma naba ndi kwiga. Noneho mbonye mama wanjye agize ikibazo cyo kuba yabyara, byamaye nk'amahirwe yo guhunga abo bansererezaga. Mubwira ko tuzatumbagira nk'inyenyeri. Ngakomerezaho. None se uwo muhungu mukundana n'umuhungu muracyakundana cyangwa yarastopinze? Twebwe ntawaduhagarika. Yes. Mwaramatanye. Hari ijambo rivuga muri Bibiliya ngo ntawe utandukanye cy'Imana afatanyije. None se namwe mwarasezeranye yarabafatanyije? Twe ntago bisaba impeta. Gusezerana ntago bisaba impeta. Bisezerana mu kwizerana. None se Nata wenda waruvuze ngo afite abandi bantu bamukunda bafite n'ubushobozi, nta mbogamizi wenda yo kuba yumva story y'ubuzima bwawe? Nta mbogamizi byigeze bigira mu rukundo rwanyu? Kumva ko ufite mama ufite icyo kibazo, kumva ko uri mu muryango w'abakene, nta mbogamizi nyine bijya bitera hagati yawe nawe cyangwa warabimuhisha ntago abizi?
okay, imbogamizi nshobora kubitabura ariko ntabwo yatewe nawe, yatewe n'abandi. Imbogamizi ni iyihe? Bamubwiye hari igihe umuntu avuga inkuru atazi neza, akayibwira umuntu nawe ntabashe kuba yakumva, akabasha agakururwa n'umujinya, agafata cya kintu bamubwiye ariko atari cyo. Bamubwiye yuko mama wanjye nga aroga, gerageza kumusobanurira arabyanga, abyanze ndamureka, maze kumureka nyuma nibwo yagarutse. Bamubwiye ko aroga kandi afite icyo kibazo? Nyogokuru aroga. Ndamubwira ati se ko kuva navuka mu buzima bwanjye, mama wanjye yahoze asenga Imana kugeza na n'uyu munsi. Mama nyogokuru wanjye tugiye muri story ziweho gatoya, yapfaka afite imyaka 23, ubu afite imyaka 53. Ntabwo yigeze ashaka undi mugabo, nta n'umugabo yigeze azana mu rugo iwacu pe. Ajya avuga ngo umubyeyi n'indererwamo y'abana biwe. Yego, koko ukabivuga ni kari. Rero nanjye byarambabaje kuba umuntu bamubwiye yuko umuntu umeze gutyo, umuntu utarigeze ashaka undi mugabo kandi yari abifitiye ubushobozi, umuntu wagiriye neza. Ngewe ikintu tuzi twese, umuntu wagize mama wanjye gutyo ni umuntu nyogokuru wanjye yagiriye neza. N'uburozi mbese baramuroze? Yego, umuntu yagiriye neza niwe wamugiriye, niwe wahindukiye akamugirira inabi. Yego, bapfuye amafaranga 800, ahitamo kumurogera umwana. Ariko wenda n'ubushizi bw'isoni bwa mama wanjye ntabwo navuga ibintu byinshi, kuko umwe baramwishyuje aravuga ngo ni gute unyishyuza unkizaho agahato, kuko mama wanjye yari umukobwa mwiza, Kimironko yose iramuzi. Naho waba uri impumyi ushobora kuba waba uzi amateka ya mama wanjye. Nkubwije ukuri yuko imodoka nabonye Nyagatovu ya mbere ndi umwana yajemo mama wanjye. Uri umwana mu myaka wari ufite, urabyibuka ko iyo modoka? Je nta kintu nigeze niba, kuko imyaka mfite ntago ari yo kwibagirwa, ibintu byose byambabaje. Nge sinya nibagirwa wambabaje cyangwa wangiriye neza, byose ndabyibuka. Okay, ngo uwo muhungu warabimusobanuriye arabyanga, birangira bite se? Iyo yicaye uwo muhungu agatekereza, afata umwanzuro. Yego, noneho aragaruka, ngenda mubabarira, kuko umuntu usanzwe nkora amakosa akambabarira mbere yuko musaba imbabazi, ntago byari kuba ari ikintu kingoye kuba nanjye namuha imbabazi. Yego, nanjye namuhaye imbabazi. Ubu mumeranye neza nta kibazo cyane. Ariko nose mu buzima bwa buri munsi hari ibyo ajya gukavaringamo akagufasha, cyangwa nyine urabihisha ubuzima bwawe, urabuhisha kuri we? Kuko uwabivuze ashobora kuba we hari uko ameze, afite n'ubushobozi. Ntago sinabimubwira ibibazo byanjye byose, kuko mama wanjye yambwiye, nyogokuru wanjye yambwiye yuko nta muntu tubwira ibibazo byacu byose, ahubwo dukwiriye gutegereza Imana ikatuzanira igisubizo. Yagerageje kuba yashaka kumfasha, ndamubwira ati wapi, ibyo bintu ntabwo. Wanga ubufasha kandi ubukeneye? Kuba nyine ubufasha ni kimwe, no gusuzugurwa ni ikindi. Yego, ubwo wihagazeho. Hari igihe umuntu aguha ubufasha iwabo bakagufataho ijambo. Yego, kandi buriya buri muntu wese akunda kwihagararaho. Nibyo. Rero naramuhakaniye, ndamubwira ati wapi, ngiye meze neza, ahubwo ujye ureba ibikureba. Jewe ibyanjye ni iby'ubuzima bwanjye, nawe ibyawe ni iby'ubuzima bwawe, tuzajya duhurira muri iyi story yonyine, iyindi. None se urumva nk'abantu mukundana gutyo, uvuze ko n'Imana yabahuje, yabamatanyije, urumva nta mishinga
yo kuba we na muzabana mufitanye, kuko iyo mishinga muyifite mwakwiye kuba mupanga n'ibibyara inyungu. Wowe nawe none waramubwiye ati reba ibyawe nawe ndeba ibyanjye. Okay, ni benshi bagerageje kuba bamfasha mu buzima. Ese umuntu ariko ndatekereza kuko ndi umuntu mukuru, ese umuntu niba mfashije ejo azanyaka ikintu, urumva, kandi ashobora kuba ikintu amfashije, urumva, icyo azanyaka kizambyarira ingaruka zirenze kwa kundi nari nemereye mu buzima bwanjye. Nk'ubu ngubu umuntu amfashije akambwira ngo turyamane, tukaryamana akantera inda, amaye umutwaro nzakutwara kugeza mpfuye, sibyo? Kandi iyo ubwo bufasha bwiwe yamfashije ntago buzamfasha kugeza nzapfira, hari aho ubufasha bwe buzagarukira. Okay, Nata, ubuhamya bwawe njye nabukurikiranye kandi ndumva ntashaka kuza kubigiraho ikibazo kinini, ahubwo abantu badukurikira, abagira neza mwese muzareba iyi video, rwose umutima mwiza mufite nimuwuzane, dufashe Natasha asubire ku ishuri, dufashe Natasha abone akazi, dufashe Natasha abone uko arera barumunabe. Nata, rero ndagushimiye kuba waje hano ukaba udusangije ubwo buhamya bwawe, n'ubutaha tuzagutumira turebe se ibyo twakoze mbere hari icyo byabyaye, niba hari n'umusaruro biri gutanga kuri famiye yawe, sibyo? Ariko nabonye umeze nk'umuntu wizera Imana, uri umukristo cyane. Uri umukristo? Ngaho reka dusoze udusengera Imana. Nariwe ariko ndasenga isengesho Yesu asigiye abigishwa be. Yego, nirihe? Ni Data wa twese. Nta kibazo cy'ingenzi cyo kusenga se. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ingoma yawe yegere hose, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe ifunguro ridutunga ku bwa none, tubabara turimo imyenda nk'uko natwe tubabara turimo imyenda, ntuduhane mu bitwose ahubwo udukize icyago, kuko ubwami n'ubushobozi ari byawe none n'iteka ryose. Mwami Yesu, sigarana n'abasigaye, ujyane n'abajyana, uha umugisha buri muntu wese wateze amatwi akumva, kandi ugende ukore ku mitima y'abantu. Ni wowe ubasha komora ibikomere, ni wowe ubasha gukiza, kandi Mwami Yesu, we wazuye Lazaro ukazura umwana wa Yayiro, ntago ibintu byose, ntago ibyanjye ari byo byakunanira. Mwizereramo Mwami Yesu, habwa icyubahiro kubwo byumvishe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.